people mumeze mute aho muherereye mu mpande zose z'isi twebwe turi aho tumeze neza of course ko muratubona kuko tumeze neza. Rero uyu munsi wa none mbwira kandi nagarutse umukobwa wanyu umukunzi wanyu inshuti yanyu ndabizi neza kuko mudukunda muri benshi cyane. Rero uyu munsi wa none guess what? Vugira ngo guess what? Uyu munsi ni fire. Witeguye gute? Mbwira uko byiteguye uyu munsi ikiganiro cy'uyu munsi kiraba kiri fire. Ndakuraritse kugira ngo uzubane natwe. Ndakuraritse kugira ngo ufate agatebe uje hariya ku ruhande wicare umva apana urusaku wirinda abantu bagusakuriza mu matwi yawe. Rero uyu munsi wa none ko murabona kabisa kuko ari umunsi udasanzwe kandi ni umunsi udasanzwe koko. Ni umunsi utazigera ugaruka, ni umunsi tutazigera tuvuga aya magambo tugiye kuvuga uyu munsi wa none. Ndakurarika kugira ngo uzubane natwe. Rero ndabakiriye kuri Eric and Chantal nk'ibisanzwe. Muri abakunzi beza, muri inshuti nziza, muri abantu dukunda, muri abantu twishimira umva hejuru cyane muri highway. Ndamukiriza uwo muri kumwe mbwiye ngo Eric and Chantal arakuramukije cyane. Rero tutizimbye mu magambo cyangwa se tutagiye muri birebire cyane reka mbabwire rero ikintu tugiye gukora uyu munsi wa none. Okay guys, ndabizi neza kuko murabizi neza kuko kuri Eric and Chantal tubanza tukiragiza Imana, tukabanza tugasenga, hanyuma rero tukabona gukora icyo tugomba gukora cyangwa se tugatangira ikiganiro cacu. Reka dusenge rero. Uwiteka Mana nziza, Uwiteka Mana ishobora byose, turagushimiye, turaguhimbaje, dushimye neza yawe, dushimiye kugira neza kwawe, dushimiye ubuntu bwawe, dushimiye imbabazi zawe, dushimiye ko wirwanye natwe ukaba tugejeje amasaha tugihumeka umwuka w'abazima. Uhabwa icubahiro. Waretse abakunzi ba Eric and Chantal ndetse n'abandi bari buze kujaho uyu munsi wa none ndetse n'abandi badukurikiye mwami batarakora subscribe, ubagirire neza, ubahe umugisha. N'abandi bose bari hirya no hino ubagirire neza. Abazategera kino kiganiro ubahe umugisha, ubagirire neza, ubuzuze urukundo, imbabazi zawe, ubwiza bwawe, kugira neza kwawe bikomeze kubana nabo. Rero turagusabye kugira ngo ubane natwe kandi ukomeze kutugirira neza mu izina rya Yesu, amen. Guess what? Rero nshuti zanjye kambanze mbashimire abakunzi ba Eric and Chantal batangiye ari umusabu umwe, baragenda baba babiri, baba batatu, baba bane, tukaba tugejeje ibihumbi 4 bisaga ibihumbi bingahe 5. Ni ukuri ndabashimiye. Ibihumbi 5 musuye muri ino nzu yanje umva sinabona aho mbashira pe. Ni henshi byabasaba ngo nje gushaka sare mbashiramwo kugira ngo ibintu bigende neza. Rero ndabashimiye, amahoro y'Imana akomeza ganze muri mwebwe kandi ndabizi neza kuko tuzagera kure cyane kubera mwebwe. Rero reka mbanze nshimire kandi umumama waje gutanga ubuhamya hano. Ni ukuri mwaramutegereye, mwarakoze cyane. Abasabye nimero narababonye ariko mwagize neza kandi mwarakoze kugira gute kumutegera kandi amashimwe yari menshi cyane. Rero mwarayumvishije. Imana mu ijuru ibaheze umugisha mwinshi, mukomeze mutegere kabisa. Ibyo Imana ikora ni byinshi cyane kandi biradutangaza. Rero guess what? Uyu munsi navuze ngo ngiye gukorera umuntu prank. Noneho ngiye gukora prank guys. Nico kintu ntarakora hano kuri channel yanje. Naho ibindi byose narabikoze. Byose njewe ni uruvange. No kuvanga. Rero ngiye gukorera umuntu prank.
uyu muntu kabisa mva aratwizera, uyu muntu ni inshuti yanjye tumenyanye nyine bitari iminsi myinshi, ariko navuze ngo uyu munsi noneho ngiye kubaha puranka, kuribaza ko ninde ni wowe jagwa, witegure nawe ndakugeraho. Rero ngiye gukorera umuntu puranka, muraza kumubona kandi si mbabwira ibyo ngiye kumukorera muraza kubyumva. Reka mu telefone, hanyuma nimba yitaba nimba atitaba I don't know, atari no ku murongo. Biranze guys, ariko ngiye gukorera uwundi puranka, mureke mwumve. Uyu biranze, ngiye ku wundi. Deja umeze gute? Kera mwajyanye kandi baryamye n'ijyawe hari umukobwa bakicaye. Yewe none nagize ikibazo. Nkicabaye. Yewe nagiye, twagiye kuramukanya ngo amarega turatinda, iby'abagore se ntubizi. Turarondogora iyo ngiyo, nsanga ngo iwacu yakinze. Ndabamana we, noneho ndakora iki, ndagira gute? None uko ndi hasi kandi bikigutangaza, naje nka 3:00 none na nusu, none isaha yose irarangiye. Birakumaze. Yewe ndapfuye. Ni imibu iba hano naho iwacu kubera igiti kiba hano, ko ndamangira ubwoba kandi mu bazungu gusa sinonakinguraga ngo ndinjira. Mukingura muri yanzu sitari yawe. Abazungu si ikibazo. Nonse yasinziriye yarakaye bimeze gute? Yewe sinokubwira noneho. Ndaterefona pi habe no gufata telefone. Izina ryawe. Nonse nza kugufata se nkora iki? Ngufasha iki? Ja nuza kumfata akaza gukingura agasanga ndahari. Namusugura urumva byagenda gute? Kandi gakuguma hanze nabyo biri dangerous. Hamagare polisi. Yego ku mu izina rya Yesu. Nahamagara polisi ibwira gute? None ko yanze kunkingurira nogira gute? Uzi uko bahamagara bakamutwara utazi, reka. Yego. None yewe umuntu wa Rozi aho twagiye. Nese wowe wagiye sanga ku buryo ugaruka ayo masaha? Twagiye 1:00. None amasaha 2 yonyine?
yewe yonyine pe twari twagiye kureba n'umuntu wabyaye iwe nyine. ubwo wari wamurakaje n'ubundi sinzi ibyo wari wakoze nonese ubwo amasaha abiri niyo yagiye nagiye ari muzima mutaraga ewe nta kibazo kandi iyo gahunda gasi y'umunsi umwe yari abizi nyine ko tugenda. ubwo yasinziriye yewe yakoze arirunda ntabwo yakoze umunsi ku wa mbere ntaza akora tubishize none ubwo kandi yari yanaryamye ku manywa urumva ko yaba asinziriye 3:00. nonese ubwo uri kumva bidateye ubwoba kuguma hanze kino gihe usibye no kuvuga ngo imibuga yo tiwe kwica ariko aho ngaho hateye ubwoba aho nyine byatera ubwoba usanga ubutaka bari kuzerera aho ngaho. ibaze wa munsi twasanze ba bandi bapfuye noneho ninjiye bica noneho mu izina rya Yesu ngo abana bamwasanze bapfuye wa munsi twaje tugasanga hariho wa mukobwa yasambagurika hariya. wowe nande tiwaba wibuka wa munsi twaba tuvuye gusenga dusanga hariho abakobwa bari hariya hanze. ntawe nabonye wapfuye nabonye gusa umuhungu mwari muzerera aho ngaho gasiye karitsiye yanyu iteye ubwoba nimba ko yegeranye n'amasoko kandi ubwoba buranyishe nagiye nta n'umupira ko ndamantitira. none se wowe reka nze ngutore urumva uba uri hano urumva ntagire urakomeza umuhamagare igihe yitabira uragira urasubirana jane we aho kugira ngo ugume hanze uretse kuguma hanze kuragira ngo wowe rega na polisi zigenda zizerera cyangwa mpamagare mukuru wiwe. mukuru wende afite mukuru we hano ntabyo narenze umumaro uzumubwire gute kandi nawe yiryamiye kino gihe wenda nagiye kwa mukuru wiwe gayo uvuga ati none gane mu muryango nose uko ngiye iwanyu waba ugiye kumuteza umuryango ahubwo nibyo bibi nonese ubwo umva nkubwiza ukuri kuguma aho ngaho hanze nibyo biteye ubwoba niba utazi ubwenge kuguma aho ngaho hanze polisi ishobora kukubona ikaze cyangwa undi muntu ashobora gusohoka aho ngaho sinabonye wa munsi nakudoropinze aho ngaho sinabonye nta muntu nabonye asohoka mu nzu agenda mu yindi yego wa wundi utunze imbwa mu nzu nimba ari we simbizi ashobora gusohoka yabona uhagaze umwanya munini akagira ubwoba wimunyibutsa jane we kumbe nawe ariho kandi azamamera ko wanywera umugi nk'15. kandi abazungu bagira imbunda ntugire ngo zariya imbunda mu mago yabo izina imbunda yabona uhagaze hanze umwanya munini akagira ubwoba ataguhamagarira polisi nawe yokora sada tugira ngo aho kugira ngo ibyo ngibyo bikubeho kandi gahunda guhamagara polisi yose ikakubaza impamvu uri hanze ugasanga mugenzi wawe nawe nimba yari yarakaye bimwe bisanzwe ugasanga bivuyemo ikibazo kinini kandi ntabyo nawe yari yatekereje so kugira rero ngo ibyo bintu bibe wagira da wareba ahantu waba uri cyangwa nta rufunguzo rw'imodoka ufite hasi ndarugira gute se kandi nari nasohotse nta modoka natwaye. icyo kibazo yazo ko ufite urufunguzo rw'imodoka byibuze bari kugenda ukaba uri mu modoka janje ahubwo ko ndabona no umuhamagara ya polisi umuntu gusohoka gusa warangiza umuntu akamakingirana uwundi polisi zigufasha iki kamubwira nyine akazoza ariko gukomeza akingirana kakwikwegera ishami iyo dosiye urayizi ko wazayigaruza iki none umuntu yo kwamagenda amasaha 2 kera ukabura akinza umuryango umenye ko ashobora kurakaraga n'umuntu none kandi tuwabona nyine nazanye polisi ntabwo yoza yongera kandi kunkingirana iyo umubwiye
ukamubwira nyine ngo ntazongere kubera se ngo polisi igenda imubwira ntuzongere iyo ni ukumushira muri gereza. oya ntiyo iwe polisi izimera nka kujya kw'ababyeyi ngomba ki nimba ari ugutekereza ubyibagirwe. Kuko icyo ngicyo ni ikintu kiri dangerous kuvuga ngo ubwire ukingire undi muntu hanze biri dangerous ku buryo batekereza yuko nyine ni nko kuguhereza ikikurya cyose n'ikikwica cyose ngo kikugirire nabi hanze. No, ntabwo ari byo. Bashobora kumuhana nabi cyane, ntabwo wabikora. ko ndagira ngo botwunga nyine neza bakamubwira ati uwanyu neza uzasohoka uza umuhamagara. Ni ba pasiteri bawe se wowe mbwira niba ugize niba uri hanze ibyo kumbwira niba ari byo nzi ngo utore uri aho ngaho ntushaka kuba uri mu modoka yanjye ntudashaka kwinjira mu nzu. Nimba utagira ubwoba hano muri parikingi z'iwacu ziri underground. Nabimenya noneho ko nagiye n'iwanyu hamva ati rwose Chantal wari wabeshe nta naho wari wagiye. Kuko aho bose ngo baje ngo bagiye kurara mu nzu y'undi muntu. Unase uko namubwiye ngo tugiye kuramutsa umuntu akumva ngo ndi iwanyu byo kubumva gute? Nose ntasanga mu list call wamuhamagaye. Bizo ku muntu warakayiga nabaza atekereza ibindi ukoze none ngo nagiye ahandi. Nzuge aratekereza iwe ngo ari kuguma hanze amasaha ijoro ryose. Aja nukuri mibiranyishe utobona. None se wagize wakoze ngo kuri soneri cyane basi mbata kwitaba telefone. Mva ahubwo ikintu cyo sigaje ni ugufata ibuye ngakubita umuryango. Oya tukubita umuryango urakangura nyuze utera ubwoba abaturanyi. Kora kuri iyo soneri wikoreho cyane umwanya munini iramusakuriza nawe mu nzu. Nubona adakinguye umubwire ngenze kugufata urikane n'ibyo ngibyo. Guma aho ngaho ukibonera ishano aho ngaho ngo kandi nawe agasigara agira ikibazo. None umuntu yogirira ikibazo hanze kandi nawe zimo no kurakara bene ibi ngibi za Kinyamurenge ndetse za Kinyamurenge. None se kurasiga abana uze kuntora ja? Abana ndi basinzire papa wawe ntahari. Jane we ko suko kugora ja? None se uraguma hanze ubwo kumva utari muri ntuze utari muri danje wowe nyine mibi njya ndi no mu nzu sinzi n'abantu bakinguye nanjye ko ndayumva yanjye. Mana we aho nje ko ndabankurika mfata ibuye basi ntere hejuru ku idirisha ryiwe. Ndakubwiza ukuri ho hari umuntu uri kukubona. Abazungu bashaka kwa kundi bajya mu gusohoka kunywa amatabi. Ubwo ntihabuze uri kukubona aho ngaho muturanye uri nko mu idirisha cyangwa iki. Nabona utoye ibuye uri gutera inzu guhamagarira polisi ukumirwa. Mana we siko ndakora iki Mana we? Umva bingingaho kora kuri ako kantu ziko gasoneri gakoreho cyane natakwitaba umbwire njyewe nzi. Ja soneri navugeje nk'inshuro igihumbi. Rero reka nze ngutore. Reka ibyo ngibyo by'Ikinyamurenge ngo aravuga ngo ari kurari wanjye ntushake turari wanjye hano underground niho nza parika mujyame mu modoka ntakibazo umuhamagare mpaka bugukereho none. Oya ahubwo nje kubona ntacyo nta muntu wagukoraho. Reka basi ninkubita ibuye kabiri ku muryango wenda arakingura. Umva urakubita ibuye ku muryango urasakuriza abaturanyi babaye gute? Jane we ibuye niryo yumva kurenza ntuze soneri. Aragira ngo none nabibyi baje. Iyo umuntu ayikozeho iyo uri mu nzu uyumvira he iyo uri mu cyumba urayumva. Izivuga nkuko kubusa. None ahubwo urabyutsa n'abana genda uyikoreho cyane n'abana ahubwo barabyuka nabo babyuka bakamubuza amahoro akagukingurira. Cyangwa muzutse no muturanyi wacu tugira umuturanyi w'umunyafurika aho yataga ari umuzungu. N'umuzutse barakugufasha iki keka gukingurire ugendemo wewe. We ahubwo nozi wawe none
abanyafurika si kuraga ngo ibo bakuriye no kuraga si nk'abazungu iyo kwihinamuzaga guhamagarira polisi ukumirwa ayo isuku ukaja kubona ukana polisi kuguya umva wereka gutinda ntabwo aya masaha ko saa sita zigiye kugera ja hano we genda ni ukuri umva genda ukore ku musoneri cyane kandi cyane utayirekura ako ja ibaze ni ukuri kuvuga ngo ugende amasaha abiri ja ugasanga umuti agukingiranye ibyo bintu kurumva umva reka kurira mani reka kurira ibyo bintu reka kurira umuntu w'umukirisitu ja yarakaye nyine none se ubu nimba yarakaye uragira gute kandi nawe nimba yari yakubwiye ngo uze imbere y'ayo masaha ugatinda urabyumva nyine ko yarakaye nuko wenda utubahirije amasaha yakubwiye jewe nzi ko umuntu w'umukirisitu azayihangana buri kimwe cose ndetse nkwereke narimo uploadinga video copyright protected content was found bagwaye copyright umva iyo baguhaye copyright bigenda gute nuko nyine baba bayiguhaye kuri iyo video nyine kristo ni ukubera kamizike nashizemo iyo washizeho muzike nje mfite video nyine iyo nashizeho muzike bazampeka copyright nyikureho si ugucankuriye yego ko ayikuyeho uri monetize wayikuraho uri monetize ndabizi ko ni deleting ngira ngo iyo deletinze bashobora kukubwirira channel yawe nabi turashize nikorera iki urayireka nyine ikakomeza ariko nimba bayibarira amafaranga makeya bayibarira nyine makeya gusa ariko ikaguma ari copyright imibirandiye jane we ana mbwira nze kugutora ja tubwoba noneho yosohoka agasanga ntari hanze ja umva reka ibyo bintu ariko reka ibyo bintu wowe ahubwo njenge guhamagara polisi ja reka kupa ahubwo mpamagare polisi ukuja kandi ufite ubwenge ariko akagasuzugura wabona umuntu agukingaranye gusa wowe nta kintu wakoze warangiza bikagenda nta kintu wakoze se kandi wagiye ugatinda natinze gute kandi namusezeye ubwo nyine ntabwo yari yakwemereye kumara ayo masaha none ntiyoreka ngo aze ngo mpanire mu nzu basi avuge ngo Chantal kubera iki watinze undi munsi tukazongera kamere yiwe nyine yamwerekeje kugukingirana nta kundi no kwihangana imibi ingana gutya ikarya umuntu ariko ja wagiye ureka mu rugo ngo ni ukwihangana mani mu rugo no kwihangana ni ukwihangana guteze ni ukwihangana gute ahubwo hoya ngomba guhamagara polisi bakamwiyama ibi ntazi kandi ninzi iwawe ntazomenya ko yakoze ikosa sharika ibyo bintu ni ukuri ntacyo bitwaye bibaho aniyo ashobora no kuba yasinziriye ni ukuri kw'Imana ntabwo yasinziriye umuntu nakubise soneri aranyihorera ahubwo agomba kubimenya guys telefone irazimye ndagowe telefone yanjye irazimye ndamubwiye ko ari prank guys reka ndamubwire ko ari prank telefone irazimye ndamubwiye ko ari prank oh my god aranyica jane none aranyica telefone yanjye irazimye ndamubwiye ko ari prank mana yaje ndagowe uko yoza ubonaje guys ubonaje nukuri kamuhamagara mbwira ko ari prank dore ndayicaginze telefone nta muriro urimo nakumirwa
kwayuhira ja none uri hehe nkiranze niba ugeze ja uracari muhira nase kutari kumbwira ico ndi bukore ndabigenza gute n'izina kwangaga ngo uzi ko hariho abantu basohotse hari hanze uravugisha ukuri ayowe n'izina rya Yesu mana wenda hehe muri izo nzu ziteganye n'iwawe cyangwa hinya kandi n'abagabo babiri nimba bambonye kuva kare sinakubwiye abantu baragira ikibazo aho ngaho none ubwo baranyishije nawe imva mbwira mane none nze yowe nje ko ndabona isabene ashaka ko mpfira hano none nawe urashaka gupfa mugani wawe urashaka gupfira hanze nawe none ndakora iki jana we kuzi wawe n'ibibazo jana we reba banza kugira ngo ibyo ukoze wanjye ni ikibazo se none gupfira aho hanze se nasanga impamvu aho hanze nibwo ari buze kugira oya jambo bara n'ukuri kw'Imana ahubwo yosanga napfiriye hanze akamenya ko yakoze amakosa cyose ni ikinyamarengesho ni ubwo n'ubupfura bye ni ibiki ntasoni none se ko bavuze ngo ndaje kandi ntundushe ngo nze numara wange ngo nsubireyo umva mubwire ja reka ndagusiga hanze umva reka nkubwire reka gusiga abana ja reka gusiga abana hanyuma ugira gute basuga nk'ubwo ugize ikintu bamwitondera bakavuga ngo hari ico wabaye kandi wampamagaye bakanabona ko ari njye wahamagaye inyuma ubwo uri kumva ntawe njya ntagira ikibazo reka 5 minutes basi 5 minutes gute 5 minutes oya nzoba maze kumenya abana bazungu aho bagiye ahubwo ikamereza n'umwana papa wiwe ndaje umva nkubwire ja ntabwo ujya ukina abazungu rero kurasa gutyo umunota umwe ubuzima bwawe bukarangira umva nkubwire kubera nimba bakubonye kuva kare umva nkubwire ja baracari hanze ja ni prank mugushye ahubwo shanta barasaze ndi kuri kodinga uravugisha ukuri izina ry'Imana uzi ko wasaze uko ndi gutitira amaguru ndi gutitira ahantu hose n'izina rya Yesu avuga ukigire nari naruriye umwana ibiryo birarusha birahora umwana nta n'ikigona k'imbere mwana we umva ni puranka n'ukuri nawe ati ushobora umugome reka none ukore puranka n'izina rya Yesu amamaza uko ngize ubwoba ni ukuri kw'Imana papa beni noneho tesabaye gute ayowe kandi ubu nyine telefone yari izimye ati mu izina rya Yesu ugiye gufata imodoka uze telefone izimye ngiye kumuhamagara ahubwo wari ugiye guhamagara isabene ndamuhamagara ariko ndavuga ati se ndamuhamagara utambwiye ko ngomba kumuhamagara ndavuga ko noneho amva ubu ndi gutitira n'ukuri kw'Imana naje neza nagize ubwoba urambwiye ngo abo bantu basohotse hanze ndavuga ati mana barakurasa nibamara polisi irareba muri telefone yasanga n'inge twavuganye ndapfuye nanjye kandi nyine izamire umuntu wa nyuma mwavuganye akaba ariwo bakurikirana naringe ndi gukoresha ya sabene naringe gupurantinga uwundi wo muri Afurika ntabwo narizi ko yafata umva mubwire ja ngabwira abagore baza bataha ibicuku iyo niyo topic naringiye kuvuga ndabatereka nikore mu prank bagira abagabo b'ibivumbu kubakubita imbugita oya ibintu by'ibivumbu byo hano ntabwo bikora ugomba kumukingurira mukaniganira mu nzu ko mukinguri
nguramukingirana hanze yogira uko haba hanze cyangwa se wenda nguramukubita cyangwa uragira gute ni ibibazo cyangwa nawe nguramuhamagara polisi ihageze nuko mfata ikese ikagira umusozi wose ikintu cyose cyagiye muri polisi guys ni ukuri kw'Imana ni ibintu bikomeye ni ibintu biteye ubwoba ni ibintu ndashobora gukinisha kuvuga ngo saa tanu z'ijoro saa sita uri hanze ngo umva mubwire rero uyu nguyu ni icuma gifite yakigutera ukiri aho ngaho hariho umukunzi wacu ntabwo tumuvuga izina noneho iwe nyine bagira amakimbirane nyine n'umugabo wiwe noneho iwe agashaka ngo nyine ahamagare polisi nyine amubwire kuko like naringiye guhamagara iwe akavuga ati ahamagare polisi amubwire nyine ibintu babamwo birirwa barwana bagira gute noneho iwe arambwira se nje nzohamagare polisi nzokwicecekere se mwihorere urumva iwe akunda nyine nko kuja nko mu bagore gutyo nyine bene uko nguko nyine akaza gusa asa nkaho ari we umugore wari ufite amakosa kandi umugabo ari we wagiye noneho bikamurambira none uwo muntu azobwire polisi hano ni ikibazo kuvuga ngo ubwire polisi shaka kubwira polisi mwanange kandi icyo ngicyo cyo kuvuga ngo ikintu kibi nuko wenda amwabyuzinga wenda akamukubita cyangwa akamukorera izindi abuse wenda kumugira gute kumwima amafaranga n'ibindi byose bita abuse ikintu cyitwa gusa ngo yamwabyuzinze cyangwa yamukoreye abuse hano ye bawe ni ikintu gikomeye cyane ni kesi ikomeye njyewe namubwira bya bindi bya kinyamurenge nyine hano ntabwo ari iri iwacu ntabwo ari iri iwacu muri Afurika njye mba numva umuntu hari n'ikiganiro nakoze nuko ntaragisohora ni ukuri umuntu wumvishe ko mugenzi wawe mubana utakimukunze cyangwa se utamukunda nimba ushaka kugenda isohokere wigendere pe urumva ureke ibyo kwirirwa utesa mugenzi wawe no kumugirira nabi no kumutuka no kumugira gute no kumugira nimba ahubwo ngo yirirwe amuca inyuma n'imbere kandi abimwereke amusuzugura agire gute yagiye se agasanga abo ngabo yumva akunze ariko ku ruhande rw'uwo mugore njye namubwira ngo nimba yifitiye abana ihangana rero abana biwe icecekere Imana yonyine izogira uko igenza uwo mugabo nukuri ariko reka tumushaka azobona isomo atazibagirwa mu buzima kandi adahawe n'uwo mugore azohabwa gusa ni Imana kuri Imana ni igitangaza ntabwo ushobora gukora ikintu kibi uzi ngo kurakorera umuntu nta n'undi muntu wawe ukubona nta kamera ihari ntayo kuragirira mugenzi wawe nabi gusa urumva nkubwije ukuri kw'Imana mu buryo bumwe cyangwa ubundi itegure ko ibihembo byawe birahari uzabihembwa byanze bikunze kandi na wa mugore akiri mu isi akurebe swate ukubitwe n'indwara bene ya yindi ikomeye uramukeneye aho azomukenera noneho yibuka ukuntu yagaze amureba nka tuwarete idafite umuryango urumva noneho areba uburyo ki amukeneye muri icyo gihe kandi abo bagore bose yirukankamo kuraga se ngo hari icyo bamumarira nabo kumureba akimeze neza agifite amafaranga ariko yarwaye wa mugore asiga mu rugo niwe zoba ari responsable w'ibyo njye nambwira ngo yihangane kuko Imana yamugejeje muri kino gihugu aho atazicwa n'inzara n'abana nimba afite akazi azashaka uburyo bwose bushoboka kugira ngo byibuze ajye abona ka income abone icyo agaburira abana abone icyo yambika abana abone icyo nawe yitaho kuko umugabo nk'uwo ntabwo yanakwitaho yiyiteho wenyine yite ku bana ubundi yicecekere Imana yonyine izi guhana neza izamukorera igitangaza areke kwirirwa yitezeza za polisi n'ibiki byose azagwe ku bandi batari we ko nukuri uvuze neza kandi uwo kwa muganga neza twatekereje kimwe nuko nane narambwiye ati mva reka uwo ngo amaraso yiwe atazokubarwaho
kubera ko hano iyo ujanye umuntu kuri polisi ni nkaho uba ufashe imbugita ukamusogota pe cyane rwose ni ukuri ubu mwiciye ubuzima. n'abandi bose batwumva abagore n'abagabo umugabo wawe akunaniye nawe wa umugore we umugore wa mugabo wawe akunaniye mwihorere mutandukane. kandi uwo muntu ndashaka kumubwira n'ikindi kintu. hari ukuntu satani ijya itubesha igahita ikumvisha ko situwasiyo ni wowe wenyine uyirimo, ukumva isi yakuguyeho ukavuga ati se mana kubera iki ntabwo ari we wenyine. hari abantu benshi bari guca mu bintu bimeze nk'uko nguko, gusa wenda bitandukanye amazina. umwe bashobora kuba bamuca inyuma, undi bigenda gute, ibintu byinshi bitandukanye. so ntabwo ari wenyine. ihangane uri mu makosa. habe nubwo utashobora gusobanura situwasiyo uri gucamo ngo ube wayibwira undi muntu, hakaba hari ushobora kubivuga kandi akanabesha kandi akanumvikana kurenza uko ushobora kubivuga. hari Imana hejuru y'ibyo byose, hejuru y'ibyo ashobora kujya kuvuga bikumvikana. hari Imana iyo itameze nk'abantu. abantu bashobora kukuvuga bakagira ngo niwe uri mu makosa, bakakuvuga nabi, abantu bakakwikorera, ariko Imana izi ukuri, izihana wa wundi yihanukiriye. Okay. Hanyuma rero nyine tugera ku musozo, hari ikindi yari akumbaza akambwira ngo nk'ubu ngubu umugabo wiwe agiye kumutanga akaba ari we uja kuvuga manake akigira nk'umwere ko muri polisi, noneho ngo abana ngo bagatanga abana bakabaheza umugabo. kugira ngo wa mugore ngo ntabwo byakunda, nta kibazo afite, ngo wenda ngo bavuga ngo hari nk'indwara yo mu mutwe cyangwa ngo ararwaye cyane ku buryo atashobora kurera abana. ibyo ngibyo nibyo barebaho kugira ngo babe wakwaka umuntu abana. ariko aravuga ngo nta bushobozi afite, ngo ntaki. uwo mugabo aragenda agakora nyine akababeshaho. ntabwo ni ukumutera ubwoba, ntabwo yamwaka abana. gusa nyine ngiye sinza konseye abantu guhamagara polisi, ntabwo ari byiza. ni ukuri nubwo abantu bagira ibyo bapfa mu miryango, ariko abantu tujye dutekereza ko hari igihe twigeze gukundana n'uwo muntu, cyangwa se dutekereza ko ari umubyeyi w'abana bawe. yego. none se muri ibi bihugu usanga abantu abana bahiga baramukunze kuvuga ngo babonye polisi ije ikubisemo amapingu papa wabo, ako gahinda bagira ari wowe ukabateje. oya ntibikunda ntibiriho, ntabwo ari byiza. nawe agize n'uko wazahora wicuza. wakwicuza pe, ko ni ukuri. wahora wicuza, ahubwo wamwihorera akakugirira nabi, yamara nawe Imana ikazomukurihira ikamukorera ibizayo, ikamwigisha mu buryo bwayo. okay. rero si byiza abantu kuko bajanana kuri polisi, ahubwo babikemure iyo ngiyo byanze bashaka uburyo bwabo, ariko apana polisi. ikindi abagore uhereye kuri njyewe natwe nawe turi kuvugana n'abandi bose bari kutwumva, tugende hari indirimbo nyine iri mu gusetsa abantu cyane, ngo jundika amazi. ujye yumva kuri TikTok ngo jundika amazi, ngo junditse amazi. indirimbo isekeje ukuntu, ariko aba ari kwigisha abantu nyine ngo mugenzi wawe narakara agakora ibintu bitari nkabyo, akaza akagutuka akakubwira ibintu bibi, akakora ibintu bibi, ngo ujye ufata amazi mu kanwa. mbese ufata amazi, kujundika ntabwo byumva. kuyafatira mu kanwa, uyafatire mu kanwa uceceke gusa. ntubwira ngo niceceke, kugira ngo agufashe guceceka. buriya iyo wacecetse umuntu akagukorera ibintu byose ugaceceka gusa ukamwihorera, hari igihe nabyo bimumara imbaraga y'ibyo yakora. mbese ibyo yari gukora akabona ntabwo uri kumusubiza, ntabwo uri kureyakitinga baka, aza agabanya umuvuduko akabwira akabigabanya, nubwo atokugirira neza wenda, ariko akagabanya
ugereranyije n'ibyo yari gukora nawe wavuze. Aho ni sawa rero agapuranka kakoze umva ubwo se rino joro umugabo ibitangaza ntabwo nzi ko yamfata. nta nubwo wari gutekereza kuko ni ugukorera puranka. none se 5:00 z'ijoro 6:00 hafi z'ijoro ndavuze ati mu izina rya Yesu hari ikibazo cyabaye tu ahubwo nahise mbanza ndatekereza no mu gitego se ni iki kibaye hano masaha urarwaye jese urarwaye igenze gute. ibaze ni ukuri ariko ga rero wari wamuvugiye ntabwo kamuzi ibyo bintu. nijewe biziho nimba ariko bakunda abagore bajya bavuga abagabo babo neza kandi baramunikaguye baramukubitaguye baramumaze. ibaze yabwira undi mugore akaba amubwira ati njyewe ibyo ngibyo yemeze neza tutakibazo urumva nawe wari ufatega muri icyo kategori bavuga ati ako Chantal ko mbizi ko ibyo bintu bitabaho. bizi neza ko ntabwo nari numva nyine nta kintu na kimwe muzi wanze ko ari umwana mwiza. nanyibaje ukuntu yakoze ibyo ndavuga ati Satani ariko ntawe ga uri kuri Satani tumugeraho ko nawe yamugezeho yamutembereye uyu munsi. rwose mawe kubera nawe atunga rwose umbabarira umuntu umuhamagarira polisi. wumvaga mvuze polisi neza ukabura ukuri. nari mfite ubwoba nari kumbona yuko wowe ntabwo nari kumbona ko bihamagara nari kumbona ko abaturanyi abantu bari bukubone nibo bayihamagara maze noneho igitangaza kikaba mwami Yesu cyangwa utanayihamagara bakagira uko bakugenza hanyuma noneho nkagira ikibazo ko ari njyewe uzabahamagaye nyuma mana nyagasa. ibaze iyo bagutambikana nawe ati ni wowe wishe umuntu. nuko ngo bakora ankete ni njyewe bari guheraho cyane rwose neza n'abantu. ejo bundi ari akantu nayo ndi kubona ngo ni umuhungu wa Save nyine yaje afata umukobwa wari ugiye kwambuka za amatelefone yateye yari agiye kwambuka nyine yacatinga imodoka iturutse iriya umuhungu arirukanka ateruye wa mukobwa amutaye hirya y'ibarabara imodoka iciyeho tibamugonga wa mukobwa ati wewe wari ugiye kumfata nuko baramufunga umuhungu atavuga ati se ni gute umuntu ashobora kuzira ukuri ikintu ciza nk'iki ngiki umuntu bari bagiye kumugonga nje mba mukuye mu ibarabara nje nayo ngiye kumufatirayo nuko umuhungu baramufunga. ibyo ngibyo ni nka bya nakubwiye ngo hari igihe uzi ukora umuntu azagenda akavuga ibintu bitari byo kandi bikaba byakumvikana ariko atari ko kuri. muri iyo kese imana ntabwo ishobora guceceka iri kwihorera ukabanza ugasa nkaho utaje ihangane gusa muri iki gihe hari umwuka mubi hariwe mana we hari umwuka mubi uhagurukiye imiryango abantu basenge abandi bajundika amazi. ayo mazi nico kibazo natuniga tuyajundike tuyamire atugere mu matwi natuniga bizogenda gute. oya ntabwo azatuniga mu izina rya Yesu tuzagira gute nta yindi exit ihari ntayo pe. reka dusoze rero amasaha yirutse ngaho mbwira icyo ubwira abakunzi ba Eric and Chantal babwire badukunde kandi bakomeze badukore subscribe. ukuri ndabakunda cyane abantu ba Chantal na Eric kandi muri abantu beza mujya mubareba nanjye nkunde mugani wiwe Positive Mind subscribe kuri Positive Mind TV show. umuntu wese ureba ibi bintu yankoreye muri iri joro wenda wowe urabireba mu gitondo ugiye turi kuvugana ni 6:00 z'ijoro unyumvire nawe numara kumva ibyo bintu yankoreye ugenda unkoreye subscribe rwose. hanyuma nuko wa mugani ngo mudukunde mujye mutureba mudushigikira kandi mujye muza dukorana ibiganiro kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza. yego ni ukuri reka nawe tugushimire wakoze cyane. wari kumva telefone ukabataye amasaha wapi nzoyifata ejo mu gitondo ariko wagize neza kuba wadufashe ukatuganiza amagambo ni menshi n'ay'ubwenge
aya magambo ni ay'ubwenge kandi uyu muntu agira amagambo y'ubwenge. Babwire yaca no yindi nshasha. iriya yindi ya caca hari indi chano ya Goshene yitwa GC podcast, nabyo mugende mukoreho subscribe. Yego. Ni chano nshasha, ni nshasha, tuvuga ibintu by'ijambo ry'Imana, twakira bavuga buto. Okay guys, mwakoze rero kubana nanjye, mwakoze kwihangana tugakorera umuntu prank. Murabona koko prank yakoze. Prank yakoze, ibintu byagenze neza, twaganiriye neza kandi Imana tubabarire, ariko message harimo message nziza twari dushaka gutanga. Rero ndagusaba kugira ngo ukora subscribe, share, comment kugira ngo uzajye ubona ibiganiro byacu ubutaha. Rero next no what uramenye nawe umeze witayarisha, wenda next prank niwe wizofata. Prank ishobora gufata wewe. Rero wakoze kubana natwe, wakoze rero kudutegera, wakoze gukora share, comment, subscribe. Amahoro y'Imana akomeze aganze muri mwege kandi mukomeze mudukunde, mukomeze musharinge, mukomeze mutange commentaire nyinshi. Iyi prank nimba nayikoze neza mubimbwire, nimba tusongera kandi indi prank nabwo mubivuge. Rero Jane wakoze positive mind, Imana yo mwijuru kwezi umugisha kandi komeza kugirira neza wowe n'umuryango wawe. Rero abantu muzoja mwikangisha polisi, ngwe ngo ndahamagara polisi, ngwe ngo ndahamagara polisi. Polisi guess what? Polisi means what? Polisi ni ibibazo. Ni ibibazo apana kuvuga ngo akantu kose kabaye mu nzu ngo urahamagara polisi, ngo akantu kose kabaye mu nzu ngo urahamagara polisi. Mujya mwiga no kugira ubwenge. Rero ubwenge bwawe ushobora kukubera nawe polisi, nawe ushobora kuba polisi mu wawe. Ibintu byose ukazojya ubigenza neza. Zijya mbaraga uba wizeye muri polisi nawe zizeremwo, uvuge ati naje rwose ndashoboye mu wanje. Rero reka amahoro y'Imana akomeza aganze kandi tuzongera kandi kuri iyi video y'ubutaha. Ciao ciao, love you so much, thank you.